Bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi. maze Azendore. ndamuzi Na Pawulo ndamumenye. Ariko mwe muri bande? mwebwe muri bande ubundi? Ngo nuko umuntu warimo dayimoni uwo arabasimbukira bombi, arababasha, arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse. Ibyo biramenyekana mu Bayuda n'Abagereki. Urumva? Utari mu mwuka w'imbaraga bene se cyongo bati turabirukana mu izina rya mu izina wa wundi Pawulo yavuze. Ariko se ikibazo ufite ni dayimoni ubwayo. Yesu turamuzi. Nuwo Pawulo twamumenye, mwe muri bande? Barabadiha rero. Urumva ibyo kubaho udasenga uri mu mbaraga z'umwuka wera. Satani azi Imana, azi Yesu, azi n'abakora. Watazi ni wowe ubivuga, wowe urinde ubivuga. Bazi usibye nibi relation mufitanye niyi, usibye nibi dusohoye ahangaha tuvuze biri muri bibiri. Yego. Nje nigeze kuba ahantu basengera abantu. Yego. Birukana abadayimoni mu bantu. Umudayimoni atari ko nkawe uranyirukana nawe uri nkanjye. Ayiwe. Ngo nawe uraje. Nawe koko. Neza ukabona bahagurukiye umugabo w'amakoti batireka reka Yesu batuvanamo nawe uri we. Atabwo kare akantu turagatinya. Watangira kwisha ngo afite umuriro mu kanwa radutwitse akavuze. Undi yavuga ati wowe ntacyo vuga. Nawe uri natwe. Turava hano tujya kuri wowe. Urumva nta mbaraga zindi wabona, nta bushobozi wabona ukeretse kuba ubasha gutsinda mu mbaraga z'umwuka wera. So rero niyo havuze ngo nuko musengeshe uburyo bwose n'umwuka wo gusenga. Icyo nicyo gikomeye abantu bagomba kubaho. Yego. Iyo udakoze ibyo bintu ni byinshi twakavuze, ariko ni bimwe by'ingenzi: kuba mu mwuka, gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, gukora ikintu cyose kirwanya Satani, ikindi guhaguruka ku manywa na nijoro ukahamagara kugira ngo urire ibigerageza ugasenga Imana, ikindi ukabaho ubuzima, kubaho ubuzima bushima bufite kwiringira ijambo ry'Imana, apana kumva ibyo wumvise abantu bavuga ngo byakira uko ugendere ku buhamya bw'abandi. Icyanyuma nsorezaho niba ntihenze, yego, umenya guhagarara ku buhamya bwawe ntukaririmba ubw'abandi. Ubuhamya bwawe, buri muntu afite ubuhamya, nuko umuntu atemera ubuhamya. Hakubundi ko waraye wasamye ntubuge ko hari igisimba kiri mu kanwa, iryo si ubuhamya. Ubuhamya bwawe none se ntuzi ko nta nkweto wambaraga umunsi zambara si ubuhamya? Ahubwo abantu buri gihe bahora barunguruka mu kw'abandi, bigatuma badashima icyo Imana yakoze muri bo. Bumva ko nta n'icyo yakoze, kubera ko nyina amaso bayashyira mu kw'abandi ntibayashyira mu kwabo. Kandi niba utumbiriye mu kw'abandi nturi buhinge mu kwawe. Kukikana kandi ushite, nyamara gerageza kwiyubakira ubuhamya bwawe, kuko nizo mbaraga uzagira zo gutsinda abadayimoni baguhagurukiye. Yego. Nguwo umwuka wo guhagarara no kunesha. Ibindi wavuga ngo umwuka yaravuze ngo abahanuzi barambwiye, nta success nimwe wagira mu gihe cyose wibera mu mubiri. Niye nemwe, kuko duterwa mu mubiri tukarwanira. Banzu nanabisobanukirwe, iyo turota turi mu mwuka, tutari mu mubiri, ariko tugakangukira mu muri wa mubiri. Rero ibitero byose bitubaho, byaba iby'umwuka byaba ibya Satani, biza kwangiza umubiri wacu kugira ngo umubiri we uzacike intege n'umwuka ananirwe. So ni byiza ko intambara itarwanwa n'umubiri, ahubwo irwanwa n'imbaraga z'umwuka wera. Yego, ko niko kuri. Intsinzi yawe izaza inyuzaho. Ikindi tumenyera kure ibintu byose kubera umwuka wera. Kuko ngo uwo mwuka naza azababwira n'icyo ntababwiye, azabamenyesha n'ibyenda kubaho. Niwe uzakubwira ko umurozi ari ku irembo, niwe uzakubwira ko nk'hano muri office umuntu yakwinjijwe avuga ati witonde hinjiye umugambanyi, kandi yakwicara nk'abamureba nticara ku ntebe nakubonye, akavuga nyine ukamureka akubwira, akaba ari uzahita yirika mitende agahita kubitaho recorder kugira ngo akurure amagambo ari butware. Uwo ntumubwira ngo funga record, ahubwo umuha ibyo ashaka. Yego. Kandi ibyo ashaka binyuranye n'ibyo nshaka. Uramubwira utabagutumye bakubeshya, hano si uko bimera. Agaruko bimera. Akumva ko yagize gute, azabashyira iyo record bayimutumye se. Umwuka akubwira umurozi ukomanga. Yego. Umwuka wera akubwira umugambanyi, umwuka wera akubwira aho umugabo yiriwe naho umugore yiriwe. Umwuka wera tuha amakuru yose abandi bataduhaye. Amen. So iyo udahagaze muri izo mbaraga z'umwuka wera,
nta kintu uba ufite n'ibyo urindiye ntabyo uzabona. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utire ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse. Ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Kaze mwese ku Bumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabashimiye mwebwe mwese mudukurikiye aho muri hatandukanye, upfa kuba wumva ukanavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kuko ari rwo tunyuzamo ibi biganiro tubagezaho. Abantu bakoze subscribe, abasangiza ibi biganiro bagenzi babo, Imana ijye ibaha umugisha cyane. Nawe nimba ugeze hano ari ubwa mbere, ujye ubana natwe, ni byiza cyane kandi turabikunda. Amazina yanjye ni Jerry, nkuko bisanzwe ndagarutse ndi kumwe na Pastor. Muri iki cyumweru gishize twabonye ibintu byinshi, twabonye inzozi, twabonye ibintu byo kwitondera, twabonye inama, ariko mu buryo bw'umubiri kugira ngo ibintu bigende neza, twabonye ibyo ugomba kwirinda n'ibyo ugomba gukurikiza, twabonye ku bantu, twabonye ku nshuti, twabonye ibigomba kwitabwaho. Ariko kugira ngo dukonkeriwe muri iki cyumweru tugiye gutangira, tunabifuriza nyine kugira ngo iki cyumweru ibyo mukora bizahabwe umugisha, ibyo mukora byose bizunguke, ariko tunongeraho inama, ariko mu buryo bw'umwuka, dukonkeriwa kugira ngo dufate ikindi cyumweru tujya mu bintu bishyashya. Tugiye kurebera hamwe inama zagufasha mu mwuka. Mushumba, ndakwakiriye cyane. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Koko nibyo nkuko bisobanuye, guhera ku wa kabiri twavuze ku nzozi nziza, imbi, tugira inama mu buryo bw'umubiri, za ntambwe zigera kuri zinga muntu yagateye, part 1 part 2. Ariko turagira ngo dutangire kuri uyu munsi wo kuwa mbere tuganiriza abantu noneho ikikwiye gukorwa kugira ngo nubwo wirinze ariko ntiwakwirinda byagira kuri rw'intsinzi nyayo, ahubwo umwuka wera w'Imana no kubana n'Imana. Ngira ngo Imana ibaha umugisha. Abakristo bankurikiye ndi buvuga ibintu kandi uraza kubyumva. Ni ibintu ukwiye gutuma hari abantu ubona ko babumva hari ko simbyite ngo iki, ukagira ngo hari ideni afitanye n'Imana ayishyuza, ukagira ngo yatanze icyacuma yiguriza, matura yiguriza, arimo arakizwa asa nkaho agira ngo ahangane nayo. Ariko izi mbaraga tugiye kuvuga ni ubujyanama bushingiye ku bukristo, ushobora gutuma ibyo wakoze byose nanzo bisohora kandi ukaba umuntu uhamye. Hamwe Imana yavuze muri Luka gusa ntibyoroha, igice cyambere hasoma ngo nuko Zakariya ndetse ati bari inyangamugayo imbere y'Imana n'imbere y'abantu, guhaga amategeko n'imihango yayo yose, ariko ntibari baragera ko baje kubyara. Urumva birasaba ikintu ngo ahangaha ubundi akantu ka mbere umuntu akwiye kuzirikana mu mutima. Ubundi iyo wibutse ko abantu bose bapfa, wagombye gukora ibintu kandi uvuga ko ibintu byose bishoboka mbere yuko njya mu buryo bw'umwuka. Ubwo ni mu mubiri.
ariko nk'uko wabyumva yego wo muri wowe uzirikanye ko abantu bapfa kandi ko nawe uzapfa bagombye kumenya ko nta kidashoboka. ibintu byose birashoboka n'urupfu rurashoboka. kugira ngo urakumvise neza, ndakumvisha. igihe cyose uzamenya ko gupfa nabyo biri mu byo ugenewe, ukarebera no ku bandi bapfuye, yego ujye umenya ko byose byashoboka. ntabwo uri bashyikire. hari umuntu ubaho yego akagira ngo azatura nk'umusozi kandi uzapfa. hari abakire bari batunze amafaranga yagura urupfu ariko baranze barapfa. ntirwayemeye. ba Salomo barapfuye, yego inshuti z'Imana za Dawidi zarapfuye. tuzi abakire bakomeye ku isi no ku isi yose bagura urupfu bakagura n'imiti, nta n'ivuriro ritabagura, barapfuye. ibyamamare bikomeye bahaguze amazu barubaka bahemukira abandi, barapfuye barayasiga, ntibazi n'abayatuyemo. batunze amamiliyoni n'amamiliyari menshi baragenda basukuma, ntawe ugura ubuzima ngo yongere asubire kuba umwana. oya tout est possible. byose iyo birashoboka. utaratekereza ko uzapfa, ntunatekereze ku bandi bapfuye, bumva ibintu bidashoboka. uzayameka kugeza ryari? uzarwanya abantu kugeza ryari? uzabagambanira kugeza ryari? harya ukozwe mu kinonko, mu itafari, muri ferabeto, na ferabeto n'ibyuma imigese iragira, buriya nta kitagira urupfu. ukuntu umugese wangiza icyuma, ewane ugihera gake ukakimunga ukakigira ifu. basaba kwanza gusiga za antiruye n'iki ifu. so rero iyo byose birashoboka numenya ko gupfa gushoboka kuri wowe. wisha abantu ngo wubake, nawe urapfuye urayisize. nujya kujya mu ijuru inzu kwitambika imbere. ibi bintu nukwiye kubanza gutekereza muko twese tuzapfa burya, reka nitware burya. kandi ikindi urupfu arutwa n'urimo serumu, keretse abantu bamwe baca itegeko ryo kwifuza gupfa, ariko hari umuntu atabyumva ukabona atari ko reka ngerageze mbe mfata imiti ndebe ko bizakunda. ariko tuyifate, reka nivugire ku bashoboye bafite amafaranga n'agafaranga, ariko ntawe ugura ubuto. ahugura kuba waba mutoya. yego umuntu atatumva ubuto ngubu bukaraga ifiriti. nta nubwo wakura ngo ubusaza bukuveho, bazakubaga bagusubiza, ariko ubufira meziri uzapfa. n'abantu bahinduye imyaka uyu munsi batangiye kugaragara, ugasanga umuntu afite imyaka 40 ariko afite nk'ufite imyaka 60. ubona akazi umusaruro mu kazi ntacyo ku myaka afite ntiyemera gutanga umusaruro. yego azagera muri pansiyo atagishoboye. rero iyo uzi kuzapfa, muri cyo tubwira abantu, ibi ni iby'umwuka nagari by'umubiri. yego twese tuzagira gute? tuzapfa. hari igihe bango kera habayeho abantu runaka, aho turi hari abandi, aho bari hari abandi, yego naho bavuye hari haraje abandi, naho turi hazajya abandi. yego cyo tukimenye. reka rero kwikuza, reka kwirakaza, reka kwiriguhanganye, kwirigusakuza. hari n'igihe uhagurukira wamubisa agasigara ku isi utabizi, kandi inkoko y'inyabugingo tora mu itongo ry'inkwari yayihigaga. ntabwo inkwari iba yarapfuye. yayisikore ubona inkwari zarama zijya he? abaraziriye. nshuti yanjye, turimo turaganira ku munsi ku wa mbere. izi ni inama umukristo mwiza ahora azirikana ngo uyu munsi nahanjye, ariko hejo sinzi gute. hari ubwirijwe udashobora kongera kuryumva. yego rero iyo ufite iki kintu mu buryo bw'umwuka, yego ni nabwo wirinda ubuhemu, kugambana, yego kubeshyerana, guteranya abantu, gusenya ingo z'abandi, no kumenya gukora ngo ahari uyu niwo munsi mfite, kuko ejo sinzi ko urupfu ruzagenza. yego
icya kabiri umukristo unyumva wabatijwe mu mazi menshi ako gahanga agera ngo ndi mu mubatizo akaba ategera ifunguro ryera cyadahabwa ukarisitiya, uwo muntu nta busabane n'Imana na Yesu. Ugiye kumpakanya nzende buguhakanye amakanya ndi pasiteri se gute kandi ngende kwiga. Yesu yaravuze ngo ibi mujye mubikora munyibuka bibe urwibutso rwanjye, kuko ntazongera kunywa kuri vino no gutya kereka musanze mu ijoro. Kuririmba, kubyina, gusenga, gukizwa, gukora iki, ibyo bintu byose ni inyungu zawe, ariko kujya ku ifunguro ryera ni itegeko, ni ikimenyetso cyo guhamya ubukristo, guhamya urupfu rwa Kristo n'izuka, no kwemeza ko nawe uzasangira nawe mu bwami bwo mu ijoro. yego, ko yaravuze ngo ibi mujye mubikora bibe munyibuka. urwibutso. Abajya ku ifunguro bararihagaritse, bakubita umwaka ntaryagiye, akaririmba agacuranga, ifunguro agira agahita ukibaza ngo abari mu rusengero bose bagiye. Urabibonye? Ntabibona sindi pasiteri ntabibona si ibintu mbayemo igihe kinini. Buriya iri jambo riba mu buryo bwa gikristo bigaragaza ubusabane. Uzarebe yego, kubera iki mu rugo abantu bafite n'imigati myinshi, yego, n'amave barafite, ariko aje gushaka agapande kuko yavuze ngo mujye mubikora yego munyibuka. Irindi jambo muri y'abagatulika biba urwibutso rwanjye. Mushumba, kuri ako kantu uvuze ngo abantu ngo bahita basohoka bagashiramo, numva ko ahubwo ari bwo bakabaye gukubita bakuzura. Uzi impamvu bashiramo? Bakuzura rwose ngo ni ukurya wese atisuzumye atihannye bimukururira akaga n'indwara no kuremba, ataho kugira ngo ndembe kambe ngiye caho. Kibaza uraririmbira utibuka. Ako Mushumba, hari kuri ako kantu uvuze Mushumba, rero ukivuga kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu bose buri mwe aca undi agaca mu gihe cyo kwigaburo ryera, kandi icyo nari ngiye kuvuga, uzarebe iyo bavuze ngo ni ubuhanuzi barakubita bakuzura, wumva icyo Imana ikuvugaho, bose baraza bagakubita bakuzura. Nyamara iby'umwuzuro Yesu yivugiye, umwe acaho undi acaho. Urinda wajya mu buhanuzi bamaze kuririmba akajyaho mwigisha ijambo. Usanga abantu bakoze amatsinda hanze, ubu ubaye umwanya mwiza wo guhoza abana, abandi bakajya hanze mu matsinda, abahungu bakajya mu matelefone, abantu bakanigendera. Ni ukuvuga ngo kandi icyatumye abantu baterana burya si ukuririmba, yego, ni rya jambo, yego. Kabiri ni ya ukarisitiya cyangwa se wa mugati, wa mutsima, bitewe n'uko kuko burya guhazwa no kwegera ameza y'umwami, yego, ni ikimenyetso cyerekana guhinduranya. Ni nkaho uvuga uti Yesu nguhaye ibyari bingoye, nanjye reka nawe mu buzima mu bugingo. Yego, rero abantu nyine ni bwa bukwe ko bakeneye bunda muri kamere zacu, abantu bashaka Imana iduha ariko utayubaha. Kibaza ngo niba mwisangira, niko yanavuze Yesu, mujye mubikora mugira munyibuka. None umuntu akubise umwaka ategera ifunguro kubera ko hari ibyaha yiziho, yanze kurwaragurika, yanze no kuremba. Kibaza umuntu usenga akabadarega byose no guhazwa, gusa kurya. Mujye mubikora munyibuka. Uzoba ngo nuko n'umurwayi azakira indwara kubw'iryo funguro. None ikigutungura, hari n'amatora adapfa gukora ifunguro. Abantu bashobora kurisaba, abandi ngo umuntu agiye mu rugo iwe ngafate jiwe n'umutsima ngo dusenge onurayine rye. My gosh, uramanyurirwa nande? Ari imanyurira. Ninde ufite inwara ngwara bipirata? Ari imanyurira. Ifunguro ryera duhamye ibintu bitanu. Yego, ntago ndi bubivuge ko bakomba kubijyamo. Tuvuga ibintu ngomba gukora cyangwa uzirikana cyangwa kuba uri kwifungura ngo Yesu akwibuka uzirikana kandi ngo nzongera gusangira. Mujye mubikora
ngo naho umuntu yizeye ifunguro rizamukiza indwara ararihunze, ariko ngo mwirinde uko umuntu arya nuko yegera, kuko benshi mpamvu barwaragurika abandi bagasinzira mu buzima kuko bariye batisuzumye. Kandi hari amahirwe cyane cyane mu baporoso n'abandi bantu bajya batanga ngo nuko umuntu wumva atameze neza yitunganye aryegera atunganye. Kera wasanga umuntu ari maso asenga atuje, uyu munsi usanga bakanuye nk'abarinda ifunguro ryera. Hajemo ibindi abandi ngo mujye mukata umugati munini kibaza byaje guhaga kariya. Ngira ngo icyambere si ingano abantu imigati baranayigurira inahenze, yego ariko kariya gato kuko hari amagambo yakavuge nabwiye buri gihe, kandi ntago yavuzwe n'umuntu wari we wese. Nese ugira ngo n'ubwo abandi babikora ugira ngo uwo ari we wese mu nzego runaka bapfa kujya kumanyura umutsima. Nibyo ndi kuvuga nyine. Ibintu rero iyo utajya ku ifunguro, ariko ngira ngo impamvu batajyihumiriza Kristo wewe mu bagatulika ba muporo wa Pantekote wowe unkurikiye, noneho hari n'abandi ariko ujyayo, ariko dukomeze ngo ntabwo batabona aho barikura bitewe na situation barimo. Ariko bibuka ko kera n'ubu umukristo wanyu udashoboye kuhagera kubera uburwayi bararimuhira. Ni ukuvuga ngo ku by'ifunguro nasobanuraga rero ni byiza ko umuntu aryegera kuko bituma usa nk'uhindura bwa buzima no kubana na Yesu. Yego. Ikindi kintu abantu bagombye gukunda gusenga no kwegera umwuka wera kuko niyo uzatuma umuntu abasha gutera intambwe. Bivuze ngo abayobwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana biki b'Imana. Abayoborwa na mwuka w'Imana. Babikora rero mutagatifu bana b'Imana. Nta kindi kintu wakora kirenze icyo kintu. Ikindi dukwiye kumenya nta mbaraga nizi, nta bushobozi, yego, nta kintu wakora ngo utsinde imbaraga z'umwanzi usiye kuzitsindisha imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera wonyine, imbaraga z'umwuka wera zonyine nizo zibasha kudistrowinga, gusenya imbaraga za sekibi. Yego. None uzaba umwuka wera udakijijwe? Ntabwo bishoboka. Ibintu dukora tugomba kubihambiranye n'umwuka wera w'Imana kugira ngo Imana itugirire neza muri byose. So nuvuga rero ngo kora ikintu cyose gishoboka cyatuma usenya imirimo ya Satani. Kora ikintu cyose gishoboka cyatuma usenya imirimo ya Satani. Hano turi ku ntambwe zagufasha mu mwuka, kubana n'Imana mu buryo bwa Gikristo n'umwuka, pana mu mubiri. Yego. Do something. Gira icyo ukora to destroy the works of the devil. Kugira icyo ukora kugira ngo urimbure imigambi cyangwa n'ibikorwa kandi bikore not once, umunsi umwe, bitari umunsi bihoreho. Kandi ubwo narizi ko ugiye kumbaza ngo kwizera gukora gute. Ubundi kwizera gukora gute? Ubundi kwizera kujyana n'ubukristo rwego umuntu agenda ageraho. Yego. Buriya muntu wese agira kwizera kutangana n'ukundi. Uko urushaho kwizera Imana mu gikorwa ukanagikora nako ugenda uzamuka mu ntera. Rero kugira ngo ubashe guhaga inzozi zisohore nuko kwizera ugomba gukura byanga byakunda kandi bikagenda neza. Yego. Sibyo? Ahandi navuze kubyibuka nkubwira ngo banisumyeho gatoya, ndakubwira ngo si byiza ko mu kigeragezo uhora urira wereka abantu ko wapfuye, ahubwo ngo twemere ko ari iby'ibyishimo nitugubwa gitumo n'ibitugerageza by'ibyo butari bumwe. Umuntu umaze gukura mu bintu by'impano y'Imana mu kwizera, rimwe na rimwe ntaririmba ibibazo, aririmba imbaraga z'Imana. Intambara zibonamo nk'ibisubizo. Kuko impamvu imutera imbaraga nuko aho yavuye ariho hari habi. Ubuzima bw'undi wagukanga nibasha kwigurira ibirayi mbere utarabyiguriraga. Imana yakubashishije cya gihe ukavuga imbaraga zayo. Waravutse bakwambika bagira gute utazi kugenda, umunsi ukaba wigenza ukabuza gufatira ibyemezo. Kabutunza agatelefone ufite nimero ufite irangamuntu uhumeka, ninde yagukandagira? Tugomba rero kwishima ko nta higeragezo Imana yaduha kirenze icyo dushoboye. Ako wakumvise? Ako ndakanditse. Ikindi rero ko kwizera nyine gukura ko nabigusobanuriye. Ikindi kintu abantu bareke gusoma Bibiliya bashakamo icyo bashaka. Hari umuntu ashaka kwisomera umurongo yumva akeneye tu, ibibishye akumva biramuremereye, ashaka kubira akashaka ahantu havugira ngo yego rata ni amahoro. No, soma ijambo ry'Imana ukeneye kumva icyo rikwigisha. Yego. Atari kugira ngo bikuryohere mu matwi cyangwa ibyo ushaka kumva.
intsinzi yose y'umukristo iva mu kwizera imbaraga z'umwuka wera iyo amaze kunesha satani mu buryo bwose. Yego. Kuko umubiri n'amaraso nuko turi bishobora kunesha abadayimoni at all. Haba hagomba kwiyongera. Kandi abadayimoni baravuga ngo toka shitani mu izina rya Yesu ngo ndacyaha abadayimoni ara n'isazi n'ikimonyo n'umuyaga. Ntabwo bapfa kugenda gutyo gusa. Abefeso 6 umurongo wa murongo w'10. Haravuga ko dukirana n'abantu. Ubwo dukirana n'abantu afite imbaraga imyuka mibi n'abategeka bisi bo mu kirere bafite ubushobozi. So rero kugira ngo intsinzi yose igomba kubaho ari uko umwuka wera akubise imbaraga z'abadayimoni, imbaraga mbi z'abantu n'imbaraga mbi z'abagome bo muri isi. Wowe ubwawe you don't have power to do it. Wowe ubwawe nta mbaraga ufite. Yes, you don't have. Hayifite. But the Holy Ghost have the power to break it. Imbaraga z'Imana zonyine zirasenya zikarimbura zigakubita abazimu zikangiza abarozi zikangiza abagambanyi zikangiza imigambi. Ariko nge nawe muri uyu mubiri twambaye nta kintu washobora. Niyo mpamvu umuntu wese wibera mu mubiri azahora arwana intambara zo mu mubiri kandi azatsinda. Duterwa mu mubiri ariko tukarwanisha imbaraga z'umwuka wera. Umwuka. Iyi ntambwe irakomeye kugira ngo ugere ku masezerano. Nibyo warose ubona amafaranga, warose ubona uguruka, warose iki, ariko kubishyikira no ntabwo birwanisha uyu mubiri n'amaraso. No. Ni imbaraga z'umwuka wera. Sovuga ngo all success being intsinzi yose y'uburyo bwose igibaho bitewe n'imbaraga z'umwuka wera, kuko nizo Yesu yadusigiye. Not umunyu, not amavuta, not amazi ngo amavuta ngo wapi imbaraga z'umwuka. Abaroza amazi baza habo, umunyu baza huba, amavuta baza hagurirwa, ariko imbaraga z'umwuka wera satani ntabwo ntashobora. Nta control zifite. Ariko urabyumva ariko. Hari ijambo nakunze ubushize riri mu gitabo kiri mu butumwa mu byakozwe n'intumwa. Ngo nuko Paulo ngo abahungu bo kwa Sekiwa ngo bari abahungu ngo b'inzererezi z'abayuda. Yego. Ngo bajya kwirukana abadayimoni. Bacyashya abadayimoni. Noneho umuntu w'adayimoni arabwira ati ariko Petero mvuga turamuzi. N'uwo Yesu nawe turamumenye. Mwebwe muri abahe. Ngo bahita basekura babambika ubusa ngo basohoka biruka bambaye ubusa barirukanka. Umva abadayimoni bakinnye n'ibidakinishwa kuko nta mbaraga nta mwuka w'Imana bari bafite. Dayimoni basha kurondora ikakumenya. Ijambo reka ndisome bwire ko nta igende kandi aryisomera sinkugore. Yego. Reka gende isome sinkugore. Isoma rwose twumve. Genda gira ngo mbwira abantu bareke ibyo bintu byabo. Aha ngaha tuributsa abantu ko turi kuri za ntambwe zituma ushobora gutsinda ibintu ibigeragezo ariko mu mwuka. Duterwa mu mubiri. Yego. Urumva? Yego. Ariko tukarwana. Duterwa hehe? Mu mubiri. Ariko tukarwana hehe? Mu mwuka. Yes. Urimo urabyumva. Bene Sekiwa hanshakire ndabona hagiye kungoramo. Sekiwa se ntiyagira urandika Sekiwa birazamo. Ariko ni bahumve. But Yesu turamuzi. Yego. N'uwo Paulo nawe turamumenye. Mwe muri abahe. Dese ni kimwe n'iyabagera. Daje ndiguhe rwose ntatinze. Mwebwe muri abahe. Inka rero. Kandi bavuga ukuntu abadayimoni basobanutse bazi n'ibintu. Haranditse ngo ni ibice 19 by'ibyakozwe n'umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 16. Ngo kandi hari abahungu 7 b'umuyuda witwa Sekewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo bukeye. Ariko reka mbere ku 13. Ariko ndetse ariko inzererezi zimwe mu bayuda nazo zirukanaga abadayimoni. Hanyumvise zirukanaga abadayimoni. Inyi inzererezi mu kirundi batanga bazita ngo ni inyererezi.
baranyerera, inyererezi zikaza zikanyerera ngo zo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu ko batewe n'abadayimoni, ziti ndabategetse mu izina rya Yesu wo Pawulo avuga. ntabwo ari uwo bazi, nta nubwo ari uwo bamenye, n'uwo bumvanye Pawulo. Hari abahungu barindwi b'umuyuda witwa Secyuwa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Secyuwa bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi. Ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwe muri bande? Mwebwe muri bande ubundi? Ngo nuko umuntu warimo dayimoni uwo arabasimbukira bombi, arababasha, arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse. Ibyo biramenyekana mu Bayuda n'Abagereki. Urumva? Utari mu mwuka w'imbaraga, bene Secyuwa bati turabirukana mu izina mu izina wa wundi Pawulo yavuze. Ariko se ikibazo ufite ni dayimoni ubwayo. Yesu turamuzi, n'uwo Pawulo twamumenye, mwe muri bande? Barabadiha rero. Urumva ibyo kubaho udasenga uri mu mbaraga z'umwuka wera. Satani azi Imana, azi Yesu, azi n'abakora. Watazi ni wowe ubivuga, wowe urinde ubivuga. Bazi usibye n'ibi relation mufitanye niyi, usibye n'ibi dusohoye ahangaha tuvuze biri muri Bibiliya. Yego, nje nigeze kuba ahantu basengera abantu. Yego, birukana abadayimoni mu bantu. Umudayimoni atari ko nkawe uranyirukana, nawe uri nkanjye. Ayiwe, ngo nawe uraje nawe koko neza, ukabona bahagurukiye umugabo w'amakoti bati reka Yesu batuvanamo, nawe uri we. Atabwo kariya kantu turagatinya, batangira kwisha ngo afite umuriro mu kanwa, aradutwitse akavuga. Undi yavuga ati wowe ntacyo vuga, nawe uri natwe, turava hano tujya kuri wowe. Urumva nta mbaraga zindi wabona, nta bushobozi wabona, ukeretse kuba ubasha gutsinda mu mbaraga z'umwuka wera. So rero niyo mpamvu ngo nuko musengeshe uburyo bwose n'umwuka wo gusenga. Icyo nicyo gikomeye abantu bagomba kubaho. Yego, iyo udakoze ibyo bintu, ni byinshi twakavuze, ariko ni bimwe by'ingenzi: kuba mu mwuka, gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, gukora ikintu cyose kirwanya Satani, ikindi guhaguruka ku manywa na nijoro ukahamagara kugira ngo uririmbe, gerageza ugasenga Imana, ikindi ukabaho ubuzima, kubaho ubuzima bushima, bufite kwiringira ijambo ry'Imana, apana kumva ibyo wumvise abantu bavuga ngo byakira uko, ugendere ku buhamya bw'abandi. Icyanyuma nsorezaho, niba ntihenze, yego, umenya guhagarara ku buhamya bwawe, ntukaririmbe ubw'abandi. Ubuhamya bwawe, buri muntu afite ubuhamya, nuko umuntu atemera ubuhamya. Hakubundi ko waraye wasamye ntubuge ko hari igisimba kiri mu kanwa, iryo si ubuhamya bwawe. None se ntuzi ko nta nkweto wambaraga umunsi zambara si ubuhamya? Ahubwo abantu buri gihe bahora barunguruka mu kw'abandi, bigatuma badashima icyo Imana yakoze muri bo. Bumva ko nta n'icyo yakoze, kubera ko nyine amaso bayashyira mu kw'abandi, niba yashyira mu kwabo. Kandi niba utumbiriye mu kw'abandi, nturi buhinge mu kwawe. Kukikana kandi ushite, nyamara gerageza kwiyubakira ubuhamya bwawe, kuko nizo mbaraga uzagira zo gutsinda abadayimoni baguhagurukiye. Yego, nguwo umwuka wo guhagarara no kunesha. Ibindi wavuga ngo umwuka yaravuze, ngo abahanuzi barambwiye, nta success nimwe wagira mu gihe cyose wibera mu mubiri. Niye nemwe, kuko duterwa mu mubiri tukarwanira. Banzu nanabisobanukirwe, iyo turota turi mu mwuka, tutari mu mubiri, ariko tugakangukira mu muri wa mubiri. Rero ibitero byose bitubaho, byaba iby'umwuka, byaba ibya Satani, biza kwangiza umubiri wacu, kugira ngo umubiri we uzacike intege n'umwuka ananirwe. So ni byiza ko intambara itarwanwa n'umubiri, ahubwo irwanwa n'imbaraga z'umwuka wera. Yego, ko niko kuri. Intsinzi yawe izaza inyuzaho. Ikindi tumenyera kure ibintu byose kubera umwuka wera. Kuko ngo uwo mwuka naza azababwira n'icyo ntababwiye, azabamenyesha n'ibyenda kubaho. Niwe uzakubwira ko umurozi ari ku irembo, niwe uzakubwira ko nk'hano muri office umuntu yakwinjira avuga ati witonde hinjiye umugambanyi, kandi yakwicara nk'abamureba, nticara ku ntebe nakubonye, akavuga nyine ukamureka akubwira, akaba ari uzahita yirika mitende agahita kubitaho rikoda kugira ngo akurure amagambo ari butware. Uwo ntumubwira ngo funga rikodi, ahubwo umuha ibyo ashaka. Yego,
kandi ibyo ashaka binyuranye n'ibyo nshaka. Uramubwira utabagutumye bakubeshya, hano si uko bimera. Agaruko bimera. Akumva ko yagize gute, azabashyira iyo record bayimutumye se. Umwuka akubwira umurozi ukomanga. Yego. Umwuka wera akubwira umugambanyi. Umwuka wera akubwira aho umugabo yiriwe naho umugore yiriwe. Umwuka wera tuha amakuru yose abandi bataduhaye. Amen. So iyo udahagaze muri izo mbaraga z'umwuka wera, nta kintu uba ufite. n'ibyo urindire ntabyo uzabona. Umwuka wera tubuza gukora icyaha no gucumura, atumenyesha ibiri imbere. Umwuka wera tubwira abadukunda n'abatwanga, atwereka urwego dukwiye guhagararamo. Umwuka wera ntabwo yakwemerera ko ushobora hatazunguka. Arabwira ati jya hariya niho byunguka. Abandi batireka da iyo karitsiye ni shyashya ntibabitanga uti oya ndumva ariho ngiye. Abandi batuwacuruje inkweto kandi imyenda yunguka utireka da ndumva ibyanjye ari resitora. Batubwira aho dukwiriye kunoga urushundura. Rero atari ko wakoze akazi utuye ati genda ndumva ngiye kuba umukomisiyoneri w'imodoka. Hari nabi bibanza. Yego. Hari n'abakomisiyoneri b'amazu bacumbikamo. Yego yego. Undi ati jyewe nzaba umu YouTubers ati oya ati jye nzaba umu cameraman. Kandi akabikora. Come success. So ugasanga umuntu arashaka kubyigana, ambara nkanjye, rya nkanjye, nywa nkanjye, genda nkanjye, vuga nkanjye, senga nkanjye. Njye nsenga yirindwi, umva niba yasenga ni mugisha kuri wowe. Wandetse ko ni segonde nk'Imana yanyu. Yego. Bitewe n'imbaraga zawe. Njye kwihambira kuyirindwi n'igifu ndwara. Ntangire senga ndabahisa furi ihumura. We niyo marindwi udahumuriwe n'ibiryo, waretse ngasenga umwe nshoboye. Lokopa. Ikintu gikomera abantu bica ni ukwiga kwigereranya n'abandi. Bakareba muko abandi basize mu kwabo. Menya urugero rwawe rwo gusenga. Umwe ashobora iminsi 7, undi ashobora 3, undi ashobora 1. Oya, n'utayishoboye. Yego. Yego. Harubiza ariko. Ariko ashoboye isaha imwe. Ashoboye kuba yareka ifunguro rya mu gitondo. Akarya nimugoroba. Ni asitakarya. Yego. Oya, birashoboka. Akigomwa mu gitondo saa 6 akarya. Hakavuga ati giye ndigomwe rya nijoro. Ariko wamaze 7 atarya. N'uwamaze n'uwayibujwe. Noneho n'uwanabiriye ariko avuga ati giyewe ndumva Imana ntizambaza indundo y'ibiryo nariza amaze indundo y'ibyaha nakoze. Mureke nirireka n'Imana barya n'abatagira gute. Wikwigana bitakurimo. Umwuka wera aduha kumenya urugero duhagazemo, urugero twitwaramo, n'urugero tuyisengamo, kandi katwumva ko umuntu wese ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, umwana yariyiriza ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Yego. Kurantwara mu butayu ntinya, umuntu amujyanye mu butayu nubwo leta yabuciye, umuntu yahagera ntiyongere no gusenga burundu, akajya yumva inzoka iramanutse cyangwa cyakora akumva igiti kiramugwira, ntabwo yasenga. none wagumye iwawe. Biravuze ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Yego. Ariko ntukigane umwana w'umuntu gucanga ko genda kubita itatu ya seke. Ni wowe nyine wowe urashobora, ariko ngewe ndakubita bimwe n'ishyana no kuvuga ngo icyo ndi bukore ni icyanjye, nicyo mfite, nicyo kimpa uburenganzira bwo kubaho. So rero ngizo ibintu bimenyetso runaka bishobora gutuma ugera ku ntsinzi. Winyigana, wikwigisha uko nigisha, wivuga uko mvuga, ahubwo shaka icyo Imana yakugeneye. Ikindi kigufasha, jya wirinda kwigana impano z'abandi. Niba uri umuhanzi nturi umwigisha, niba uri umwigisha nturi umuhanzi, niba uri umuramyi nturi umunyamasengesho. Wimbwira ngo ninze ngo ndi umunyamutwaro, we ikorera ufite umutwe muzima, jye ntawe nkwenda kuwutwaza, n'uwanjye wananiye. Ariko yajya mu cyumba ngo Mana urabona ngo njye nyine ngo abandi ntibahari ngo baguye ngo jye simpari babuza amahoro. Umbuza amahoro yikiwe wajya ukaryama ko ndyamye. Menya urugero Imana yakugeneye. So izo mezire zose ziyoborwa na Mwemu Yera n'Umwuka Mweranda, Umwuka w'Imana. Yego. Ibi ndimo ndavuga ibintu ugomba gukora mu mwuka ukagera ku rwego wifuza kugeraho. Are you together? Yes. Cyo kujya kwita amazina ngo ndi kanaka batarayaguhaye, urarwana niki? Ninde ukeneye kumenya kuri prophet? Abo hanurira nibo bazakwita prophet. Yego. Uko iyo peti ntaho barisengera. Umuntu ngo ugiye ngo ndi mutumisha, watumwe nande, urakorera nde? Ibintu byo kubyigana, kwigana, niyo mpamvu hari n'abashobora kuza kuri YouTube hano akagira content zikamunanira, bikanga gatora agafata kubera iki ibintu harimo ntazi imbaraga zabyo. So menya nsoza kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi,
mu buryo bwa gikristo. Yego. Menya urwego Imana yagushyizemo, menya icyo ushoboye mu nzira y'Imana, wikwigana iby'abandi, menya ibyawe, menya no kunyurwa yuborwa n'umwuka wera w'Imana. Umenye ko ukwiye kurwanira mu mbaraga z'umwuka wera, ariko wowe nanjye ubwanjye muri uyu mubiri aho twagera. Ndabyemera ko umwuka wera ari umuriro, ari amazi, ari amavuta, ndabyemera. Ni ibimenyetso byerekana umwuka wera. Ariko iyo udakoreye munsi y'imbaraga z'umwuka wera, ugakorera munsi y'ibimenyetso by'umwuka wera, uratsindwa byo, kuko umunyu n'abarozi baza aho ugurirwa, n'amavuta baza aho agurirwa, ndetse bakurusha n'ubushobozi bwo kugura amavuta meza cyane. Banazi neza noneho n'amazi meza banakuye no mu Isirayeli utajya unahagera, nubwo nta bwiza rutayaho tubananga. Banafite n'amazi banagura na biriya byo mu bidomora byinshi. Ariko ushaka kugira ngo ugire intsinzi, uhagarara ku mwuka wera w'Imana, ko niwo Yesu yadusigira avuga ngo mbasigiye umwuka wera wo kubana namwe ibihe byose. Azababwira n'icyo ntababwiye, azabamenyesha ibyenda kubaho. Kuntu wamenya ibyenda kubaho utabasha kubana n'umwuka wera w'Imana mu rugero Imana yaguhaye mu kwizera kwawe. Gukura kwizera, mu kwizera mu gukura, ni uko umenya urugezo rwawe ugomba guhagararamo, ukamenya aho ugarukira. Biravuze ngo nikibatekereresha ukundi cyose gituma mutekereza ukundi kuntu, nabyo umwuka azakibasobanurira. Rero ngiyi intsinzi ikomeye yari impuguro yo kuwa mbere. Imana ibaha umugisha. Mu nzozi turagusobanuriye, mu mubiri turagusobanurira, tukubwiye no mu mwuka wera. Abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo nuko ikibitsanyo cyiza wahawe ukirindisha umwuka wera. Agakiza ntiwakarindisha abantu ngo bagashobore, ntiwakwirinda ngo wishobore. Mwuka niwe utubuza, niwe udukumira, niwe uturinda. Ngaho uzasohorezwa isezerano, nta murozi uzagushobora, nta azajya kuroga ube wamuvumbuye, agiye gufata ube wamuvumbuye, akati ibumoso umuvumbure, akati iburyo umuvumbure, amayeri akoresha uyavumbure. Uzahora ufite intsinzi kuko umwuka wera kubera amaso aho utareba. Yego. God bless you so much. God bless you too. Thank you. Thank you too.